zacu twiremera umunezero tananira babiri bakundana na buryarya basangira kabisi nagahiye bagakabya inzozi mw'isi biremeye. Hello. Oui. Twavugana gato? Naturel. Okay. Yeah. Stare. Amahoro. Serge, urumva wakibagirwa umufata wacu muri business koko? Ahubwo se wabije kureba za contract? Manije kureba contract barimo barasinya muri ofisi. Barahita bazitsanya dusuhereza mu mushinga. Bamara kuzohereza. Tumaze kuzohereza containers zihita ziza. Ubwo se mfite umwanya muto ya hano byashoboka ama namba yawe hanyuma azakuvugisha bari cyo gushakira. Ndambaza ziriho kuri noza kuri contract niyo iziguhaza kuzibana kuri headline. No, please. Yawe personal byafasha. Okay. Can you go ahead? From her business, uraza nkumuntu. I really appreciate it. Damien, nizere ko akazi kagiye kwihuta noneho. Yego zino kontra amaze kuzisinya zigomba gukora zigiye kandi ibintu nabyo birabifite rwose nta kibazo. Sawa. Sawa rero kandi we na Tatiana. Sawa murakoze. Uransetsa gusa. Reka mubwire mukane buriya ujya untangaza. Buriya ndakureba nkibaza uburyo ubasha kwihanganira ibibazo wahuye nabyo. Sha nkumva biranyobeye. Uko njyewe ubwanjye nuko niyizi. Nkumva sinabishobora. Erega buri umuntu Imana iba yaramuhaye impano ye. Ukuri ko nta muntu wakureba ngo amenye ko ufite ibibazo bingana nk'ibyo. Umva byakurenze bigeze aho ngaho. Imbaraga urazibona. Urazibona da. Sandrine, urajya mu kaneze yigire gute? Yiyahure se bigenze gute? Nyine ikigeragezo kiraza ukarwana nacyo kandi ukabana nacyo. Ese abigenze gute? Akundi nyine. Umva biba byandenze niyo mpamvu mashaka kumubaza ubigenza uti uzikuraye. Dore reka mbabwire. Buriya iyo umuntu yiyemeje ikintu azi icyo ashaka aragiharanira kandi yirengagiza nyine ibibazo ahura nabyo byose akabasha kubyihanganira. Nta handi rero nkura imbaraga usibye ko nasezeranyije papa Daniel kuzabana nawe mu bibi no mu byiza nkabimusezeranya imbere y'abantu n'imbere y'Imana. Ngiye rero mparanira kurinda isezerano ryanjye namuhaye. Uziko n'uwaguhana wa mugabo se w'abana banjye nabo banza bamwihanganira ukabasha kubana nuko reka nkubwire kandi buri genda bikubwira ndakeka atari rimwe atari na kabiri ni kenshi mbikubwiye. Ntabwo umugabo wawe ari umugabo mubaho ku isi sibyo kandi rimwe na rimwe hari ibintu mbwira nkumva atari ibintu byakabaye intandaro yo gushwana kwanyu. Hari byinshi wakwihanganira ukubaka sibyo kuko iyo ubundi kubaka ni ukwiyemeza ni ugushikama ni ukwihangana kuko ubundi iyo wemereye umuntu kubana nawe nk'umugore n'umugabo bamugiranye igihango cya burundu. Madanira ko umugabo w'uyu mugore nanjye mwize katoroshye. Mukanya byihorere ibyo bintu byihorere uko buriya hari aho ugera ukumva ugiye gusara ukumva umutima wagiye nko guturika. Ibyo bimbaza njyewe ubibamo. Reka ibyo tubyihorere kuko mwese murabizi ko hari aho tugera ntiduhuze. Nkawe Vanessa ntabwo uzi urugo rubi icyo bisobanura
ntuzi igisobanuro cy'urugo rubi sibyo wagize imana ubona umugabo mwiza yego wenda nanjye simvuze ngo ninjye ubabaye cyane hari benshi bababaye kundenza bababaye cyane benda gushwanyuka imitima sibyo ariko jya ubishimira imana ntabwo ari amahirwe abonwa na buri wese Sandrine nawe ntugahore wumva ko iteka ryose ari wowe uri mukuri jya ugerageza nawe wisuzume kuko buri mugabo wawe tumuzanye hano hari iyindi sayidi yatubwira hari ikindi twamenya wa mugani wawe reka tubireke pe ariko ubundi kuki buri gihe nkubwiye ibibazo byanjye n'umugabo wanjye buri gihe ushaka kunyereka ko nanjye mbifitemo uruhare hari ikintu nakubwira hari icyo utazi ibyo reka tubyihorere kuko ntabwo twahuza n'ubushize bya bindi Vanessa akunda kukugiramo inama ngo ntugire ibibazo ngo uzajye ugisha inama Claudine none njye ntabwo mbyemera njye ibyo bintu ntabwo mbyemera sibyo ikintu nakubwira jya wisuzuma sibyo jya ubanza wisuzume urebe uruhare ufite mu makosa y'ibyabaye yego umugabo wawe ntabwo ari marayika ni umuntu yanakosa sibyo ariko banza urebe uruhare rwawe ufite mu makosa yanyu ubone kugira icyo uvuga sinzi icyo nakubwira njye buriya buri muntu wese biterwa n'ibyo ubamo nanjye simbibabeho cyakora pe urushaho gutabara Muraho neza mu gihugu. ni amahoro Ni amahoro. si wamufashe ukageza hano ibyo bintu ushaka Ntabyo ndabyinjiriza. Akadutereka na kari. Ajya nangahe. Igihumbi kwa makumyabiri kose. Igihumbi kuva ari ahiri. Koze. Sana umuntu akoze. ko mperuka umbwira se ko ugiye kureba nyoko ngo uzagira icyo umbwira ngategereza ngaheba byaje kukugendera bite Byo nkuko nababwiye rero nagiye gusura mama mu cyaro. Hari hasigiye kinini tutabonana turaganira. Akomeza kumbaza amakuru yanjye, imibereho yanjye i Kigali yahomba ukuntu babyifashe. Rero narigeze kumuganirizaho by'umumama tubana ari mama Tetiana uburyo amfasha n'iki uburyo amfata nk'umwana we agiye amatsiko yo gushaka kumumenya yifuzaga no kuzaza kumusura i Kigali. Ejo bundi yo nagiyeyo ansaba ko namwereka ifoto ye. Nari nyifite kubw'Imana muri telefone ndayimwereka akiyibona indura yihumuntu. Arambwira ati nundi munsi niba umfata nka nyoko niba hari icyubahiro ngomba nk'umubyeyi wakubyaye ba muri rya rugo ugende shaka hanze ujya wajya ku muhanda wajya hehe waza mu cyaro ugahinga byo ntago bindeba. Amateka uyu mugore afitanye na so arahagije, amateka dufitanye arahagije, sinshaka kandi gasuzuguro. Shaka hanze ujye. Nanjye rero niko kubura ndi mahitamo niyo mpamvu mbona ndaha numva ko
ntagomba gufata ibyo mama wanjye ambwiye ngo mbiteshe agaciro kuko icyubahiro ndakimugomba, niyo mpamvu nemeye kuhava. ko shaka umutabaro imyaka ufite ntihagije, uracyafite imyaka yo kugendera ku magambo ya nyoko yakubwiye. ntabwo uri umugabo ushobora gutekereza nawe ngo ushishoze ngo umenye ururo n'icyatsi. uracyari umwana w'igitambambuga uyoborwa na nyina. nakubwira ejo kurya amabyi uzayarya we. urambabaje. uje hano se ntubona inzu no kuyubaka kugira ngo nyuzuze byarananiye. ntabwo ubona ko byananiye. ese ibikoresho wirwa wombongana nabyo uzi aho byaturutse? uzi uwabiguze uwo ari we? ngaho se vuga. uragiye nyoko gupakiyemo amagambo atama epfo na ruguru adafite agaciro, uromonganye ngo uraje. umva rero nkubwire, wicare hano umwanya muto ariko umenye ko ugomba gusubira hariya kwa Sara. Nse ibyo none iki? none iki? nagushakiye ahantu ukorera mbifashijwemo n'umuvandimwe. ufata umwanzuro uza wirukanka nta nubwo wamuseze. warabimubwiye? wigeze ubimubwira? ntabwo namuseze. ntabwo ari wakugiriye neza? si wowe guhaye aho ukorera abimfashijemo? ufashe umwanzuro uza wirukankana ibintu womongana ibintu ku musozi gusa. ariko shaka amashuri mwiga amaze iki yo kutagira ubwenge bwo gutekereza? ngaho haguruka ujyane ibintu mu cyumba. usanze ndishaje mba nkukubise ikintu nkiri umusore. ntabwo wari kunkira. cyanze. Umva reka tujye inama. Mbwira ariko. Umva, Tajino yagiye. Yagiye? Reka mubwire Shanga atarava kuri telefone. Ndabona akiri kuri telefone. Tajino yagiye n'ibintu bye byose yabijyanye. Ngo muze. Ibyo umbwira urabizi neza. Nakubeshyira ikizi. Yagiye. Oya ntabwo bishoboka. Ese muri kurunguruka icyaha? Ntabwo nabyumva. Niba ari Tajino muri gushaka yagiye. Ibikoresho byose yabitwaye. Yagiye ryarise. Katari nabuze. Byagenda n'urufunguzo kuri studio yarunsigiye. Ariko yambwiye ngo nze kuruha amabuja wenyine. Urwo rufunguzo uza guhanya ukubuja ruvuye hese? Nubwo Tajino yatiriye mu nzu. Maharuna.
Inoza kujina n'inzu. Message. Message? Ngwiki? ese ko mva mutujura Akira nawe sana. Ni wowe rukundo nari ntegereje uzahora uri ibyishimo byanjye Jani ndagukunda Jani ndagukunda